Yesu nashimwe cyane bene data tunezerewe Imana ko yongeye kutwemera ko tubana muri aka kanya keza k'ijambo ry'Imana. Ni mwene so mugema Dieudonne niwe mugiye kongera kubana muri aka kanya keza k'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana inkota ikomeye, umuntu wese ufite ijambo muri we abakomeye kandi abafite guhamya muri we. Tugarutse ku ijambo twahaye intego igira iti hamya muri byose uhamiriza umwami Yesu ibyiza gukoreye. Hamya muri byose, waba uri mu bibazo, waba uri mu bigaragazo, waba uri mu ntambara, waba uri mu burwayi, ikaguhamya uhamiriza umwami Yesu. Kuko Yesu yaravuze ngo uzagira ubwoba akagira n'isoni zo kumamiriza imbere y'abana b'abantu, ati nanjye nzagira isoni zo kumamiriza imbere ya data n'abamarayika be. Igaguhamiriza umwami Yesu mu mwanya wose uhagazemo, igaguhamiriza Imana, igaguhamiriza umwami Yesu, kuko niho hari ubuzima. Ubuzima udafite none hari Imana yabuguha, igaguhamya, igakubana n'Imana, igakugenda nk'uko umwami abishaka. Muri iyi minsi umwami arashaka ko tugenda nk'uko bikwiriye, ko tugendera mu mucyo tukava mu mwijima. Niwakwemerera umwami Yesu aragukura mu mwijima, aragukura mu bubata bwa Satani, aragukura muri bira byose bikuzitiye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo muri iyi minsi turakenera guhamya, turakenera guhamiriza umwami Yesu, kuko igihe nicyagira natwe azaduhamiriza. Hamiriza Imana nk'umuntu utitaye ku bya none, hamiriza Imana nk'umuntu utitaye ku by'ahazaza, ahubwo uyihamya nk'umuntu uriho none utazi neza ko ku munsi w'ejo uzagerayo. Hamiriza Imana nk'uko bikwiriye ko duhamiriza umwami Yesu. Hamiriza Imana none nk'uko Imana ibishaka. Tujye kuganira ku nkuru z'abagabo batatu, tujye gusenga Imana. Kandi ndagushimiye wowe ukomeje kudutera inkunga ushyigikira ubutumwa kugira ngo bugere ahantu henshi hatandukanye. Muri iyi minsi abantu dukeneye ijambo, abantu benshi bafite inyota yo kubasha kwakira amazi y'agakiza, abantu benshi bafite inyota yo kwakira amazi bakura mu byaha bitandukanye, abantu benshi bafite inyota yo kwakira imbaraga zibabohora. Hari igihe waba umaze igihe waraboswe, hari igihe waba umaze igihe unanijwe, hari igihe waba umaze igihe byinshi bikubashye. Egera umwami Yesu akubohore, egera umwami Yesu yongere agukure muri ubwo watumazemo igihe, agukure muri ibyo byose byakunaniye. Icy'isi idafite Imana iragifite, ibyo isi idatanga Imana irabitanga, ibyo abantu badatanga Imana irabitanga. Imana itanga ubuzima, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, yatanze umwana wayo kugira ngo wowe uri mu bubata bw'ibyaha wongere uhindukire, wowe uri mu bubata bwa Satani wongere uvemo, wowe waboswe kugira ngo wongere ubohoke. Hari imbaraga zikubohora mwene data, hari imbaraga zitanga ubuzima. Tujya gusenga Imana, dusoma ijambo ry'Imana mu mwanya muto. Iyi minsi abantu ntabwo dukunda ijambo, ariko ndagira ngo nkubwire ngo mu byo wakunda byose no mu byo watekereza byose, jya usubiza ubwenge inyuma, wibuke neza ko hari igitumye ubayeho. Jya usubiza ubwenge inyuma, wibuke neza ko hari igitumye uhagaze. Jya usubiza ubwenge inyuma, wibuke neza ko hari benshi bamaze igihe kinini mu bitaro ariko wowe uracyagenda. Jya usubiza ubwenge inyuma, wibuke ko umaze igihe muri ofisi kandi hari benshi mwize bimwe bizana kukurusha ariko bataba muri ofisi. Wibuka ko hari benshi bamaze igihe bashaka akazi bakakabura, nyamara si uko bacumuye, ahubwo hari impamvu Imana yagushyize muri iyo ofisi, ni ukugira ngo uzabashe kugira umumaro mu gihe nk'icyo, mu mwanya nk'uwo, kugira ngo uzagire umuryango wawe umumaro, kugira ngo uzagire igihugu akamaro, kugira ngo uzagire isi akamaro. Ntabwo wahagaze muri uwo mwanya kugira ngo ubashe kubangamira abantu kuko uhagaze mu mwanya w'icyubahiro. Ntabwo waje muri uwo mwanya kugira ngo ubashe kugira benshi ukura mu nzira yo kugira ngo babeho, ahubwo uhagaze muri uwo mwanya kugira ngo utange amahirwe kugira ngo benshi batari babayeho babashe kwakira ubuzima bwo kubaho. Yesu ashimwe cyane. Tujya gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Tujya kuganira ku nkuru z'abagabo batatu bagize guhamya gukomeye imbere y'umwami Nebukadinezari. Bagize guhamya baravuga ngo nubwo byose byaba bitaboneka, ngo nubwo byose byaba bitariho, ngo umwanya wose nabamagazemo nta cyambuza guhamiriza Yera mu gihugu cyo mu ijuru, ngo nta cyambuza guhamiriza Data wa twese. Nagira ngo nawe uhamirize Data wa twese mu mwanya uhagazemo. Waba uhagaze mu mwanya w'ibibazo ugira guhamya, waba usubiye inyuma wongera ugira guhamya, waba usubiye inyuma
wongere ugire guhamya, waba warunaniwe wongere ugire guhamya muri wowe. Imana ikidushakaho bene data, iradushakaho guhamya. Imana ikintu idushakaho, iradushakaho guhamiriza Imana. Hamiriza Imana nk'umuntu uzi neza ko gakondo yawe itari mu isi. Hamiriza Imana nk'umuntu ubizi neza ko turi abagenzi tuva mu isi tujya mu gihugu cyo mu ijuru, ariko igihe ugihagaze muri iyi si ugitijwe kubaho. Gira guhamya gukomeye muri wowe, gira guhamya gukomeye muri wowe, utitaye ku mwanya uhagazeho. Nubwo benshi bifuza ko igicaniro cyawe cyahagarara, ongera ugire guhamya, kuko Imana yaguhamagaye niyo kwizerwa. Yaguhamagaye bizi ko ari benshi bari bakwiye guhamagarwa, yaguhamagaye bizi neza ko utari ukomeye. Gira guhamya muri wowe, ongera ugire guhamya utitaye ku buri kubwira. Gira guhamya, hamiriza Imana nk'umuntu ubizi neza ko gakondo yawe itari muri iyi si. Hamiriza Imana nk'umuntu ubizi neza ko gakondo yawe idashingiye ku mibereho y'isi. Bene data, tuzataha. Ese niwataha? Umunyaga uzataha ntuzaba ungana ute? Ese niwataha urabona uzahembwa ibihembo by'abarushanyijwe? Urabona uzahembwa ibihembo by'abakozi bakoze neza? Urabona uzahabwa ibihembo by'abakozi bagize guhamya imbere y'abana b'abantu? Mwene data, hamiriza Imana utitaye ku biri none. Benshi batinya kuva muri iyi si. Ese mwene data, aho kugira ngo uve muri iyi si nk'imbwa, aho kugira ngo uve muri iyi si nk'imburamumaro, wava muri iyi si nk'umuntu wagize umumaro ukora. Wava muri iyi si nk'umuntu wahinduriye benshi gukiranuka. Wenda ukazabizira nk'umuntu wahinduriye benshi kuva mu byaha, nk'umuntu wahinduriye benshi kuva mu byo bibwira, nk'umuntu wahinduriye benshi kwegereza abantu Umwami Yesu, nk'umuntu wahinduriye benshi kwegereza abantu Imana. Gira guhamya. Ndabizi ko abantu muri iyi minsi benshi ntabwo mugikunda kumva ubutumwa bwiza, ntabwo mugikunda kumva ijambo niyo urigezeho usiga nta kintu uvuze. Ese umunsi Imana yajewe nigira icyo uvuga mu buzima bwawe uzabigenza gute? Ese umunsi Imana yakurebye ukabona nta rindi jambo ikwiye kuvuga mu buzima bwawe, urabona rinde muntu uzakwitaho? Bani impamvu bagukunda abantu. Umurinzi avuga ngo Yesu niwe nshuti yanjye, ngo sinzamureka, ngo yangiriye neza, ngo sinzamureka. Impamvu duhamya Imana nuko tubizi ko yatugiriye neza, nuko tubizi ko yadukuye muri byinshi bikomeye imiryango yananiwe kudukuramo. Yatubohoye ingoyi tutari buzibohore, ingoyi ababyeyi batubyaye batari budukuremo. Yadukuyemo, turamwemera. Wabyemera utabyemera, Umwami Yesu ndamwemera. Wabyumva utabyumva, Umwami Yesu ndamwemera. Wamwemera utamwemera, Umwami Yesu ndamwemera. Hari impamvu ituma mwemera, hari igituma nemera Imana. Ushobora kureba ukabona nta bifatika yakoze, ariko twe turabizi ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari ibifatika Imana yakoze mu buzima bwacu. Hari ibifatika twe tubizi neza. Hari ubuzima Imana yaduteruyemo. Ninde ubwira ko nta kintu Imana yakoze? Sayizi niba mbasha kwigura ipantaro, mbere ntarayiguraga barankuburiraga. Wambwira gute ko Imana idakora? Kera niba narabasha kujya ahantu bakansora nakaba nta muntu, wambwira gute ko Imana idakora? Ese ninde ushingira kuki? Kera niba nari mu byaha bitandukanye nkabivamo, Umwami Yesu akangira ubuntu akankuramo, si uko ari amafaranga natanze, si uko ari ifeza natanze, ahubwo ni ubuntu bw'Umwami Yesu butangaje nibwo bwankuyeho imigozi. Nawe nubwo hari imigozi kuri wowe, ndagira ngo ubwire ngo hari Imana yagukuraho imigozi, hari Imana yagukura muri izo ngeso mbi, hari Imana yaguhindura kuba umwana w'Imana ukava mu bana ba Satani. Ijambo ritwemeza ko ari abana b'Imana n'aba Satani. Ngo bakundwa,
ubu turi abana b'Imana ngo ariko ko tuzasa ni kurerekanwa ngo ariko Yesu niyerekanwa turabizi ko tuzasa nkawe. Mwene data turabizi neza ko umunsi Yesu yagarutse akerekanwa turabizi ko tuzahinduka duse nkawe. Uyu mubiri twambaye ntabwo ariwo tuzaba twambaye. Yobora avuga ngo ndabizi neza ngo uyu mubiri nambaye ngo si we nzambara undi mushya. Imana dushyigikire. Yesu ashimwe cyane. Nagira ngo muri iyi minsi ukunda ijambo ry'Imana kandi urikundisha umutima wawe. Kunda ijambo ry'Imana kandi urikundisha ubwenge bwawe. Kunda ijambo ry'Imana kandi urikundisha n'abavandimwe. Gira ikintu kimwe ukora wenda byibuza kugira ngo uzabazwe wenda icyo wakoze. Ese wowe niwabasha kuva muri iyi si bakakubaza ngo wakoze iki, urabona uzagaragaza ko wakoze iki? Gerageza wenda basi ufata abantu 5 cyangwa 20 cyangwa 10 ubahindurira mu gukiranuka, uberere imbuto ubegereza umwami Yesu. Wenda igihe nicyagira uzabwire data uvuga ati data bara abantu 10 nahinduye, ndabizi neza ko byibuza nabo bahinduye n'abandi 10 wamembera icyo ngicyo kuko nabashe kubazana. Uzagire nawe ikintu wabwira umwami Yesu ku munsi w'amateka, ku munsi bizaba bikomeye, uzabashe kugira ikintu wabwira Imana uvuga ati Imana wenda nubwo ntakoze byinshi ariko basi wenda ari abantu 5 nazanye mu bwami bwawe, hari abantu 5 nahinduriye gukiranuka, hari abantu 5 nazanye mu murimo wawe, hari abantu 5 nahinduriye kuba abana bawe, bari abana ba Satani. Ese mwene data umunsi bizaba bikomeye uzibutse Imana iki cyawe ni iki kiguturukaho? Ni iki kiguturukaho? Ubuzima bwiza wahinduriye abandi se uretse gufata ukabyikubira byose ukumva uzabisiga. Benshi wagaburiye se, benshi wambitse se, iki cyawe ni iki cyaguturutseho ku buryo umunsi umwe uzabwira Imana ngo Mana hari ikintu nigeze gukora, nigeze guhura n'abaranda babwira ngo mubeho biturutse kuri wowe, uretse kwikwiza imitungo. Iki cyawe cyaguturutseho. Umunsi wageze mu bikomeye urabona ari icyo uzibutsa Imana. Umunsi wageze mu makuba urabona ari icyo uzibutsa Imana. Umunsi wageze mu bigaragazo urabona ari icyo uzibutsa Imana. Umunsi wavuye muri iyi si urabona ari icyo uzabwira Imana. Iki wakoze muri iyi si ndimo ndibaza ni iki wakoze, ni iki wakoze? Mene data hari benshi ubona bameze nk'abatariho, ariko impamvu Imana yaguteretse muri uwo mwanya ntabwo byari kugira ngo bare bakomeze bapfe, ahubwo byari kugira ngo ubashe kugira umutima nawe wo kubazahura. Uko yakuzaho ikagukura hasi hariya, jya wibuka ko yaguteruye hasi itacitse amaboko, iracyafite amaboko yo gutereka abandi hejuru. Ntabwo iriya yaguteruye hasi ikakuzamura ikakwicaza ku ntebe ikomeye, ntabwo ifite ubushobozi bwo kongera ikagutereka hasi. Ese ni icyo uzibutsa Imana mu munsi bizaba bikomeye? Ese ni icyo uzibutsa Imana igihe ubuzima bwawe buzaba bwanze? Mana iturengere. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusoza, ariko gira umuhigo uvuye ngo mbese ni iki nzibutsa Imana? Ni iki nakoze ku buryo Imana umunsi bizaba bikomeye nanjye izanyibuka? Ni iki wakoze ku buryo umunsi bizaba bitameze neza Imana izongera ikakwibuka? Ni iki wakoze? Tekereza neza. Uriya ubona uhagaze hasi hariya, uriya ubona ari hasi asuzuguritse, uriya ubona nta sura afite, uriya ubona ukabona nta kintu azamara, hari igihe kizagera akaba ari ugira icyo amara. Hari igihe kizagera ukabona ko bari hasi nabo bajya bagira uruvugiro imbere y'Imana. Ese ni iki uzibutsa Imana? Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu mwanya muto dusoza, ariko ugira umuhigo uvuye ngo mbese ni iki nzibutsa Imana? Ni iki? Ni iki uzibutsa Imana? Ni iki uzibutsa Imana? Igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli
ibice bitatu. Dore ku murongo wa 15 turagisoma tugeze ku murongo wa 18 gusa tusoza dusenga Imana. Turasengera muri iri jambo ari kuvuga ngo ese ndacyagira guhamya gukomeye muri njyewe, ndacyamiriza Imana nkuko byari bikwiye ko nyamiriza, ndacyabana na data nkuko byari bikwiye ko mbana nawe. Uracyamiriza data wo mu gihugu cya mu ijuru, cyangwa nawe wabashe guhaga, wabashe kugera mu butunzi uribagirwa urihenura? Ndagira ngo nkubwire ngo mwene data nukihenura, yatanze ubutunzi ifite nuko yakongera ikabwisubiza. Yatanze ubuzima ifite n'uburyo n'ubushobozi bwo kongera kwisubiza ubuzima yatanze. Ese mwene data uracyamiriza Imana? Abantu benshi bagera kuri video z'ubutumwa bwiza ugasanga ntabwo bihaye agaciro, ugasanga nta kintu bibabwiye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo no mu byo uzabazwa n'ibyo birimo, kuko wageze ku butumwa bwiza ukabwirengagiza. Abantu benshi cyane ngo Imana yaradutaye, ngo Imana yaradusize, Imana yaraturetse, Imana ntabwo ikibaho, Imana ntabwo igikora, Imana irashaje, Imana ni umusaza, Imana ntabwo igifite imbaraga. Irazifite. N'uzumva bikubwira wese uzamubwire ngo Imana ifite imbaraga. N'uzumva ngo ntabwo ibaho. Jambo ry'Imana tuvuga ngo nuko noneho ati nimwumva amajwi y'amahembe n'imyironge n'inanga, ati nisambuka, ati n'amababura, ati n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kubara hasi mukaremya igishushanyo nakoze n'ibyiza, ariko nimutakiramya, ati ako kanya murajugunywa mu itanura ryaka umuriro. Ati ugurumana, ati mbese Imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe? Nagira ngo nkubwire ngo hari Imana ishaka kugukiza amaboko ya Satani. Hari Imana ishaka kugukiza amaboko Imana ishimwe cyane. Hari Imana ishaka kugukiza amaboko ya Nebukadinezari. Nubwo Nebukadinezari akwihebesheje, nubwo Nebukadinezari akwereka ko bidashoboka, ndagira ngo nkubwire ngo wikubarara. Hari Imana ishobora kugukiza uwo muriro uri imbere yawe. Hari Imana ishobora kugukiza ibyo bibazo. Hari Imana ishobora kugukiza ibyo bigaragazo. Hari Imana ishobora kugukiza amaboko ya Nebukadinezari ubona abaye menshi abo barozi. Hari Imana ishobora kubagukiza. Hari Imana ishobora kugukiza ibyo byose ubona ko bikomeye imbere yawe. Urasabwa iki? Urasabwa guhamya. Nubwo byaba bikomeye urasabwa guhamya, nubwo byaba bidashoboka. Uyu mwami yagerageje uburyo ki bwose bushoboka, yiremera igishushanyo cyangwa se ikigirwamana. Aravuga ngo mu gihugu cyanjye cyose buri muntu wese ugituyemo, yaba umwana yaba umuki yaba hanze ari mu gihugu cyanjye, atagomba kubarera iki kigirwamana cyanjye, kandi nicyo kirajya gisengwa. Ngo aravuga ngo nitwategeka ngo hakivuzwa amakondera, hakivuzwa ibiki n'inanga n'imyironge, ati buri muntu wese uri mu gihugu abashe kubarara. Ariko abagabo batatu baravuga ngo ntabwo bishoboka ko twebwe twakubarara, kubera ko iyo tubana nayo yaratwihanangirije, tuvuga ngo mu mwanya wose twaba duhagazemo ntituzigere duteshuka ku nshingano, kuko yarebye ikabona ko turaba kwizerwa. Ati umwanya wose tuzaba turimo ntituzave ku byo kwizerwa. Aravuga ngo hoya, baravuga ngo nubwo ari umwami ubitegetse, ngo nubwo ari biriya bibitegetse, nubwo ari bariya babivuze, ntabwo tuzabiramya twebwe, kuko iyo tubana nawe ntabwo ijya ibyemera. Umwami tubana nawe ntabwo ajya yemera ko turamya izindi mana. Mana ishimwe cyane. Ese wowe ujya ubasha kugira guhamya imbere y'abantu? Ese ujya ubasha kugira guhamya imbere y'abatizera? Ese ujya ubasha guhamya imbere y'abene so? Ese ujya ubasha guhamya mu kazi ukora? Ese ujya ubasha guhamya mu byo ugendamo? Ese ujya ubasha guhamya mu bubana nabo? Ese wowe ujya ubasha guhamya? Ujya ubasha guhamiriza bene so ko hari Imana tubana nayo yanga agasuzuguro? Umva ikintu bamusubije. Gira guhamya nawe gukomeye.
gira guhamya mwene data, gira guhamya. Ati Saduraka na Mishake na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Ngo nta mpamvu ituma bamusubiza iryo jambo. Ni umwami basubizaga, ntabwo ari undi muntu. Ni umwami kandi ari umwami w'igihugu kinini cyane. Baravuga ngo nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Bagira guhamya gukomeye ngo nawe twanyura muri biba byose ntabwo twe twakwakaniye Imana. Nubwo watukangisha ibiki, ntabwo iyi Mana twamenye twayihakana. Nubwo watubwira oya, ntabwo iyi Mana twamenye twayivaho. Ati niba ari ibyo, Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro. Ati ugurumana, ati kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Baravanga Imana bakorera, Imana dukorera ibasha kudukiza muri ibyo. Ati kandi ikirenzeho ibasha no kudukiza mu itanura ryaka umuriro. Ati kandi ikirenzeho izadukiza n'amaboko yawe Nyagasani. Baravuga ngo nubwo uri umwami, ariko hejuru ya byose hari umwami rurema, hari umwami usumbya abami bose, hari umwami ukomeye. Imana dukorera ibasha kudukiza amaboko yawe Nyagasani. Ati nubwo wabigenza gute, ati iyi Mana turabizi ko ishobora, irabibashije, ntabwo yatinda kudutabara, izadutabara. Umva ikindi kirenzeho, aba bagabo narabakunze cyane. Ati ariko naho itadukiza. Haleluya. Ati Nyagasani, atumenye ko tutari bukorere Imana yawe, Imana zawe. Ati habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Haleluya. Mana ishimwe. Ati naho itadukiza, ati nta cyatuma turamya izo mana zawe, ati nta cyatuma tukubararira. Ati byarutwe tukajya mu muriro, ati byarutwe tukemera tukagenda twebwe twizeye umwami ko ashobora kudukiza. Ati ariko nawe atadukiza, nta kintu na kimwe cyadukura kuri Imana. Tugiye gusenga Imana. Ushobora kuba ugize icyifuzo, ushobora kuba ugize icyifuzo, ushobora kuba wari warasubiye inyuma, ushobora kuba wari ucitse intege, ushobora kuba uhuye n'intambara zikomeye, ushobora kuba uhuye n'ibigeragezo bikomeye. Nagira ngo nkubwire ngo zamura kwizera, dusenga Imana nonaha. Ngiye kugusengera Imana. Nubwo wabaswe n'ububata bwa Satani, nubwo wabaswe n'ibyaha bitandukanye, emera dusenga Imana, Imana ikubohore. Emera dusenga Imana, Imana ikubohore. Emera dusenga Imana, Imana igukize mu izina rya Yesu. Mwami turagushimiye kuri Imana agakiza kacu. Mwami Imana yacu, ijambo rye rikatubwira ngo kuko Uwiteka azi inzira z'abakiranutsi, ingaruka zawe zizarimbuka. Mwami Yesu turakwinginze, nuduhindurire gukiranuka. Ubwoko bwawe nubukomeze kandi nubushyigikire, nurengere imiryango myinshi itandukanye. Kandi Mwami Yesu utanga ububasha n'ubushobozi, ubu butumwa bw'amahoro ku isi hose. Mwami ubasangiza ubutumwa bwawe bugera kuri benshi, kuko uri Imana ishobora byose. Komeza kubana natwe, ni mu izina rya Yesu, amen. Shalom, shalom, shalom. Amazina ni Mugema Dieudonne, ni mwene so ubakunda cyane. Ni inkunga ikomeye kudufasha gukomeza gusangiza ubutumwa bwiza kuri bene so, kugira ngo bugere henshi hatandukanye.